bwa muri yombi nyuma y'iminsi 8 urumva yewe yari ari mu kazi ahubwo Prinskid ntiyamenye ko ari gukorwaho akazi. Ni ku rukiko rukuru aho twari twaje mu rubanza rwa Prinskid aho uyu munsi yagombaga gusomerwa cyangwa se kugezwaho bimwe mu byakubiye mu rubanza cyangwa se mu byagiye biganirwaho. Kano kanya turi kumwe na Jean Paul Nkundireza ashaka kugira ngo tuganire kuri bimwe byavuzweho muri runo rubanza. Jean Paul meze neza? Meze neza makuru. Ni ku rukiko rukuru. Ho nawe bimenye? Ahubwo ruba i Nyarugenge niho rwubatse. Nyamirambo. Nari byongereho. Uyu ni umurenge wa Nyamirambo tujuru. Buriya abantu bumva Nyamirambo bajya bayitiranya na Rwezamenyo na Nyakabanda ariko ubundi Nyamirambo ni iki gice. Ubu turi Nyamirambo. Buriya umuntu uri kuri 40 abari ku Gitega. Abari na Rwezamenyo. Ntabwo abantu bakunda kwitiranya ubundi Nyamirambo ni umurenge w'icyaro. Abantu bagira ngo irimbi ry'Inyamirambo riba mu cyaro, za Miduha ni Nyamirambo, Rwezamenyo na Nyakabanda ni wo murenge abantu bavuga ngo batuye Nyamirambo kandi batuye Rwezamenyo na Nyakabanda. Ariko ibintu bivuga nk'umuntu wahabaye igihe kinini. Oya nondo umunyamugi. Ahubwo nuko navukiye i Kigali. Buri hantu mbanze n'agace kaho ni uyu munsi Prinskid nitwa ko yageze ku rukiko. Warubonye gute urubanza? Buriya rero mu mategeko nta kugenekereza ntabwo byitwa. Shimwe Diodone yaje kuburana. Yaburanye nyine. Urubanza rwapfundikiwe azasomerwa ku itariki 13 zo kwa 10. Uru rubanza rwavuzwemo ibintu bitandukanye ndetse byinshi ndetse na Prinskid naho yahoze avuga ati nge nuba mfite ubwoba ndetse asaba urukiko kugira ngo azorohezwe cyangwa se abazamukorera ubucukumbuzi kugira ngo ibyaha aregwa cyangwa se ibyaha akurikiranyweho bizatohozwe neza. Wowe kugitiye nk'umuntu wari uhicaye cyangwa se umuntu wakurikiranye uru rubanza wabibonye gute? Hano urubanza rwa Prinskid rumaze umwaka n'igice. Ntabwo Prinskid afite ubwoba. Nta muntu wafunzwe rego ugira ubwoba. Bore nacyo kibazo cy'ubugenzacyaha. Hari ubwo batekereza ko gufunga umuntu ari bwo bituma byaha bamukekaho azaza hana kaburana akagarama akabyemera. Hari ubwo ufunga umuntu ukabutumya kuka na bwabwo bayagiraga bukagenda. Uzi ukurikirana umuntu adafunze ahora avuga ngo reka nkora uko ashoboye sinzajye muri gereza. So Prinskid yafunzwe amezi 9 ntabwo atinya gufungwa. Prinskid gusa igikomeye nuko akurikiranweho ibyaha bikomeye bishobora kumuhesha imyaka 16 mu gihe cyose urukiko rwaba rumuhamije ibyaha. Ikindi nuko nta cyaburanwe gishya. Ibintu byaburanwe mu kwa 4. Ahubwo impamvu hano byagarutse nuko kuva mu kwa 4 kugera muri uku kwezi kwa 9 habayeho procedure kujyana amajwi muri Rwanda Forensic Laboratory kudiskatinga muri icyo kintu cy'amajwi nicyo kintu gishya cyabayeho. Naho ubundi onese amajwi yabashijwe muri RIB akayabazwa Kicukiro akayabazwa hano ruguru muri TGI yagira ubwoba ageze muri High Court. Oya ntabwo Prinskid ahubwo yavuze ngo muzashishoze uru rubanza mu ruce mutanga ubutabera. Kubera iki? Kuko atinya ko hashobora kubamo influence cyangwa se urwego rumwe cyangwa urundi rushobora ku influence urukiko akaba atahabwa ubutabera. Niki yavuze? Ikindi ntabwo umuburanyi avuga ngo muzambabarire hano se ni kwa muganga. Hano hakora ibimenyetso nuko wireguye. Naho kuvuga ngo muzite ko ayo majwi yafashwe ari pranka kubera yuko telefone yayafashe yari itarabaho. Wabyita ko ari nk'ikimenyetso yagenderaho kandi uyu munsi ari kuburana amajwi. Niba bavuga bati okay ngiye guha urugero, ibaze bakureze umuntu wishe yaravutse mu kwa 9 kandi bavuga ko wamwishe mu kwa 4. Tureka tujye mu binono biremereye. Icyo gihe umucamanza bakavuga ngo eske uwo muntu bavuga wishe ko mu kwa 4 yari atarabaho ibyo bintu byo mu kwa 9 what? Ikiriho niki? Telefone yafashe amajwi Prinskid ni iPhone 14 yasohotse mu kwa 9 kandi amajwi yafashwe mu kwa 4. Hano uracyumva ariko ubwo Rwanda Forensic Laboratory bana yabifite ikibazo kubera ko niba yavuze ko ari amajwi yafashwe ariko public byibura ijya yumva ibyo tuvuga. Wowe byibura ubyumva? Ndimo kubyumva neza. Niba ubyumva neza rero uriya na public yabyumvisha. Ariko ikibazo ubwo nanjye nakubaza navuga ngo ese buriya Rwanda Forensic Laboratory niba yaravuze ko ari amajwi yafashwe n'iyo telefone kandi mu bihamya batanze bavuze ko iPhone cyangwa se Apple
yasohoye itangazo ziriya tariki umaze kuvuga ivuga ko iyo telefone bwo yasohotse ubwo niyaba nitwayigiraho amakenga. ariko ngiye nakubwiye ko ntayemera ku kibazo cy'amajwi ya Preskid, harimo n'abari bazi ko isuzuma n'amajwi. Ikindi buriya amajwi yose asuzumwa iyo atarajyanwa mu rukiko. Icyo kintu uracyumva? Iyo amajwi atarajyanwa mu rukiko, ngo hasabwe gusuzumwa amajwi yaramaze kuburanwa, noneho abantu bayagiraho dute, bagezeho dute ubushinjacyaha buyajyana muri Rwanda Forensic Laboratory. Icyo ubwacyo harimo question mark, ariko umuhanga wayasuzumye yenda ntiyasobanuriwe n'ubushinjacyaha ko aje gusuzumwa haratangiye procedure y'iki y'urubanza. Niba umukobwa bamurega viole nako umuhungu bamurega viole, cya gihe byavuzwe wa mukobwa nta kintu arakora nibwo asuzumwa. Niba erega viole ntago bivuga ngo n'umukobwa, ushobora kuba uri n'umudamu kandi ugakorerwa viole. Okay, ndavuga iki? Ndavuga ko ibaze nka Iris akarega umuntu ko yamukoreye viole kandi ari umugore w'umugabo, birumvikana ko bakora uko bashoboye ntagere iwe kugira ngo ataryamana n'umugabo we, ejo bataza kumusuzuma bagasanga n'ubundi yakoze imibonano mpuzabitsina. Noneho nabyo uri kubyumva. Mu kindi cyashingiyeho ni ari amajwi, ndetse bavuga ko ari amajwi mu rukiko ko bavuze yuko bashingira ku majwi yo mu butumwa wenda bwo kwandika message cyangwa se mu butumwa bwa WhatsApp, ndetse no mu butumwa bwo kuba wa recording umuntu kuri telefone. Preskid nawe yaje kwisobanura avuga ati nge ari amajwi uburyo yafashwemo cyangwa se uburyo ashobora kuba yaragiye hanze, nge sinibaza uburyo ayo majwi mwe murimo kuyakotinga cyangwa se murimo kuyashyira hanze, kandi hari uburyo bwemeye n'amategeko mushobora kuba mwakoresha kugira ngo ayo majwi aba yajya hanze. Wowe ku giti cyawe ubivugaho iki? Erega amajwi yaburanwe kera, bafite ngiye nta kintu cyantunguye. Kicukiro muri TB Kicukiro haje kese y'amajwi, teje Nyarugenge haza amajwi, kuba high court haza amajwi ngiye ntabwo cyankanga, ahubwo ni cyerekana ubundi nuko bidashoboka. Ubushinjacyaha bwari kumanika amaboko bukikura muri uru rubanza. Mu yandi magambo, buriya se Preskid se abarimo kwigiza nkana kuba avuga ko ari amajwi niba atarafashwe muri ubwo buryo butatu bwavuzwe mu rukiko, ni abarimo kwigiza nkana nkana y'iki yo kuba ayo majwi yarafashwe mu buryo bwa record, kandi record bavuga ko mu rukiko ngo batayemera. Erega wowe ntabwo nawe umeze nk'wari utaruhari. Amajwi Preskid arayemera ko araye, urumva, ariko akavuga ko hari ibyakuwemo. Niwe uriya ni Preskid uri muri ariya majwi, ariko hafashwe iminota runaka. Ti comprend? Kwigiza nkana niki? Kwigiza nkana nuko yaba yahakana. Urabona mu rusobo mu kugira ngo bazasumire urubanza ubona bizagenda gute? Umucamanza azashingira ku bimenyetso n'ibyaburanwe mu rukiko. Erega buriya mutekereza, erega abacamanza si Imana, ahubwo bashingira ku bimenyetso nuko abantu bireguye. Niyo mpamvu yavuga ngo uzite ku gaka ka 8 na ka 11 kaburanwe mu kwa 4 2023 uyu mwaka. Reka dushimire uru rukiko rufite abacamanza ubona b'abagabo bari strong, bumva bagerageza gukaruma situation y'impande zombi. Ubundi ahandi ubona bahengeka ku mushinjacyaha akaba ari uza upeza cyane umuburani. Hano byari win 50-50. Ese ubwo bivuze ngo Preskid uratekereza ko yaba yigiza nkana? Why yigiza nkana kuki? Kuba avuga ko ari amajwi uburyo ashaka kuba yemeye ko ari byo amajwi yarakegetswe. Preskid se wavuze, si uzi ibyo yavuze, yatanze n'urugero. Aravuga ati nk'ubu Elisa n'umugore wanjye, mvuze ngo ndi kumwe na Elisa na Nyembo, nkavuga ngo Elisa n'umugore wanjye ariko na Nyembo turi kumwe, noneho bagakuramo ijambo Elisa hakazamo ngo Nyembo n'umugore wanjye, ariko bagakata kakanu kitwa ko Elisa ari umugore wanjye. Uru rubanza abana b'abasore bakuremo ko kwizera umuntu bigoye. Nzajya njya kubonana n'umuntu, twese tubanze twisake telefone zacu tuzisige mu kilometero. Bantu n'abagome warahe. Ariko ikindi VBF bizamugora kubona umugabo, kuko umuntu arazwi nuko mu rukiko nyine hakora amategeko. VBF arazwi, nurumara gusomwa tuzamwota cyangwa n'abatwote.
ibi bintu bigomba gusigira isomo ki urubyiruko cyangwa se abantu muri rusange? Abantu bajya bareka kwizera abandi. Ariko VBF yafashe amajwi yahawe misiyo, uriya mwana ashobora kuba ari n'umukozi, ariko no wafete yayafashwa yazi. Yafashe amajwi ku itariki 16 z'ukwa kane, Preskid atabwa muri yombi nyuma y'iminsi 8. Urumva yewe yari ari mu kazi, ahubwo Preskid ntiyamenye ko ari gukorwaho akazi. Urakoze. Murakoze.